Ndabasuje mwese inshuti bakunzi ba Rise Up Media TV, mbifuriza gukomeza gukomera abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nyuma y'igihe gito Hiva Bravani yitabye Imana, amarira yari menshi cyane mu Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Hadaciye kabiri n'umuhanzikazi wo kuramya no guhimbaza Imana warumenyerewe by'umwihariko muri zo njyana ari we Gisele Precious, nawe akaba hari gusezerwaho bwa nyuma mu karere ka Rubavu ku rusengero rwa ADEPR nyuma yuko yitabye Imana. By'umwihariko rero mbifuriza gukomeza gukomera nk'uko mubibona, abantu ni benshi cyane baje gusezera bwa nyuma kuri uyu muhanzi kazi Gisele Precious. Mukomeze rwose mwihangane abari gukomeza kureba Rise Up Media TV, murabona ko agahinda hari kose. Warukunzwe n'abatari bake by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hari kandi ubuhamya ku bari bamuzi buri gutangwa by'umwihariko ndacubuzwa nta byinshi, nibuka umunsi mwiza uzaza kuri twe tuzaruka iteka ryose. Bakundwa ntabwo ari inzira yoroshye gukurikira Yesu ngo atuyobore inzira ibikomeye azabyorosha. Haleluya. Zakozwe n'intumwa 20:24, ariko sinyita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Abaheburayo 7:13, urwandiko rw'Abaheburayo 7:13 murongo wa 7, ngira ngo reka tubasome. Mwibuka babayoboraga kera, twongeye gushimira Imana iduhaye umwanya guherekeza indwara itabarutse. Ubuntu bw'Imana, abantu bagiriwe ubuntu guherekeza umuntu urangije. Arangije neza, ntabwo badufite nta bimenyetso kwirirwa tubaza, ariko arangirije muri Kristo Yesu. Ndaza kuvuga ibintu byo kurangiza. Hari igice kivuga mu mubwiriza ngo ni byiza gusoza kuruta gutangira. Turashima Imana ko duherekeje umuntu urangije kandi arangije neza, no kumumenya neza. Byiza urupfu rw'abana nyuma ibintu bitanu, ariko ndaza gusoza no kuvuga kurangiza ibintu bitanu. Urupfu kwanza ni iki? Rufite amazina menshi. Urupfu ni urupfu nyine wa mugani desi muri France, ariko bakagenda baruvuga ngo gutanga umwuka bwa nyuma, n'ugusinzira, n'ugusanga basogokuruza. Hari n'ahandi bivuga ijoro naraye bavuze ngo n'ukugenda parti Gisele yagiye. Haleluya, haleluya. Asanze abandi bera, yagiye, arasinziriye, amerewe neza. Ibyiza by'urupfu rw'abera, icyambere ni uko baba bapfiriye muri Kristo, baronatanye na Kristo, ini a Kristo. Icya kabiri ni inyungu aba yacuruje, ni inyungu. Gupfira muri Kristo Yesu ni faida, ni inyungu yungutse. Icya gatatu cyiza cyo gupfira muri Kristo ni igiciro, mu Gifaransa ni précieuse, ni igiciro cyinshi. Urupfu rw'abakunzi b'Imana rurahenze, nimuvuge ngo rurahenze.
nicyo bituma namwe murahenze baherekeje uyu mukunzi w'Imana. Urupfu rw'abakunzi b'Imana n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana, rufite igiciro ntibabashije kukivuga. Umushumba w'Ururembo yarize cyane, ariko ngira ngo ntibabuze uko rungana, rurarenze. Kuba mu isi ni byiza, ariko no kugenda ni byiza cyane biruta ibindi. Umwana wacu yahisemo kugenda, kandi niko kwiza kuruta kubaho. Semana cyane ko mubyibuka, icya mbere yapfuriye mu mwami ari kumwe n'umwami, icya kabiri yungutse, icya gatatu ni igiciro cyinshi. Haleluya. Icya kane yinjiye mu mahoro, icya gatanu yiteguye guhabwa amakamba menshi cyane. Hari ikamba rimwe ry'abavuga butumwa abahinduriye benshi kuba bakiranutsi, bazarabagirana mu isanzure ry'ijuru. Harimo na Gisele. Humura mushumba, imibabaro iriyongeranya kubaremera ibitsibo nijoro ngo ndakeka ko ari manuka. Oya, ahantu hamerewe neza umuntu usinziriye ndiyumva, ntitwagire confusion, ntabwo ashobora kutwumva. Urabona umunsi bazura Sawuli, umugani ugana kariho n'imigani y'ukuri, kandi n'imigani ntizi mukabanuze mwiraha yawe, ariko umukozi w'Imana amerewe neza. Mwamfasha tukavuga ngo amerewe neza Gisele. Duhereze icyubahiro ngaya makuru, ngiryo tangazo rivugwa na Bibiliya. Anapumzika, arasinziriye. Umwanditsi witwa René Pace yaravuze ngo haba na Yesu yaje abona bibaye vuba, kuko nta kibazo bafite, bamerewe neza, bari ku bitanda by'amahoro, byashashwe, byateguwe kera. Haleluya. Hari ijambo Yesu yavuze ngo mu rugo kwiherezo y'ingeso zawe, mwite kwiherezo y'ingeso zawe. Igituma abantu bakoze, igituma abantu baje benshi, ikintu barimo bitaho niteni. Hari ijambo zantangazwa naryo, umuntu w'Imana, umugabo wanjye yarakiranukaga ariko afana imyenda ananiwe kuyishyura, none baje kujyana n'abana. Murabizi abasoma Bibiliya ukuntu byakemutse, yabaye ahubwo umuntu wo gufasha abandi bantu. Cyari igihe kibi, muzi ukuntu byakemutse. Dufashe gusoza. Pawulo umunsi umwe yaravuze ngo narwanye intambara nziza, urugendo ndarurangije, mbikiwe ikamba n'ubugingo. Kandi kuri uyu muhanzi kazi Gisele nitahiye, akaba asize umwana w'uruhinja wari ufite amezi 2. Nukomeza gukomera, kandi by'umwihariko mwese bari kureba Rise Up Media TV, by'umwihariko kandi kubakundaga uyu muhanzi kazi ko ari igihombo umuziki nyarwanda, kandi ko umuhanzi afite akamaro abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu butumwa, ndetse yajyaga aririmba indirimbo zafashaga abatari harakurikiraho Marene wa Gisele. Aba batatu mvuze nyuma ntibahari, ariko bafite ukuntu babiteguye. Reka rero bahe akanya Yesu abaho umugisha.
Haleluya. Kubera yuko ubuhamya bwacu twe ni burebure, kubusubiramo biragoye, ariko mwihangane kugira ngo mbivuge. Yamurikiraga bwa gatanu, umukobwa wa gatanu. Gisele yari umukobwa udasanzwe muri twebwe, yari umukobwa w'intwari. Imana imuha umugisha kuko yaratwubatse uko twari turi. Ntabwo ngira ngo abantu bajyaga bareba amaposite yacu cyane, akenshi nubwo twagiye tugira imibabaro mu mibereho, ariko twari abantu nanone tugerageza kurema ibyishimo mu muryango, kandi niwe wadutaramishaga kugira ngo ibyo byishimo bibeho. Tukongera tugahumuriza papa, tugahumuriza imiryango, tukongera tukishima nubwo twabaga tuvuye mu mibabaro, ariko tukongera tukabona ibindi byishimo. Imana yarebye rero muri twebwe abari bitwara, ariko buriya ifite ukuntu iri bubigenze. Nijoro nicaye ndavuga ndetse ntibushobore gucuranga ngo basi abari byo bisigara, numva imyaka mfite ntibiri bukunde, ariko buriya murabona ko turi benshi, hari undi Imana iri buhagurutse kugira ngo akomeze ibyo Gisele yakoraga. Gisele rero reka ne gutwara umwanya, yari umukobwa mwiza. Imana imuha umugisha. Twagiye tugira ibihe byo kurwaza. Mama wacu muherutse kudutabara, yari amaze igihe kinini arwaye. Gisele yari ari mu rugo cyane, n'uwakse udahari, nanjye nkajya mba mu rugo nkaza tugafatanya kurwaza mama. Ariko Gisele yabaye umukobwa udasanzwe. Yarwaje mama kugeza ubwo nawe ubwe arwara ajya mu bitaro, kubera kumurwaza cyane kandi amubaho buri munsi nijoro mama. Gisele mbere udasanzwe icyo gihe, Imana ibimuhera umugisha. Ikindi namuvugaho, yabaye umukobwa w'intwari, ava mu bukobwa atadukojeje isoni, kugeza ubwo Imana imuha umutware ari we Innocent, kandi nawe ndamushimiye kuko yaduhesheje ishema. Gisele abasha kwitwa umugore, kandi Imana imutwaye yarasize uruhinja. Ikindi kintu ntabura gushimira Imana hagati mu ruhame, ibya Gisele byo ni byinshi tubivuze. Ndashimira Imana ko Gisele yabashije kureba umwana Imana yari yaramuhaye. Yabyariye amezi 7, ubundi yagombaga kubyara tariki 5 z'ukwa 10, ariko kuko Imana yabonye ko ifite umwanya wo kumutwara uyu munsi, abyaraho mbere, abyarira amezi 7 n'ibyumweru. Ndashimira Imana Gisele ko yongeje umwana, kuko no kubyara kwe byari bigoye, byari bikomeye cyane. Byatangiye ari akantu gatoya, kuveze umwana biteye ubwoba, ariko Gisele yari ihanganye. Twaravuganaga akambwira ati umugongo uranyishe kubera kwicara, arimo aronsa umwana kandi yaranabazwe. Akambwira ngo umugongo uramwishe, tugashaka imiti kugira ngo umugongo ugabanuke, kuko nta yandi mahitamo yagombaga konsa umwana we. Aramwonsa, aragerageza. Imana ibishimirwe ko yabikoze, akabasha konsa umwana kandi akabasha no kumurebaho. Nubwo bari bamaranye igihe kingana nk'ukwezi, ariko yajyaga yicara akavuga uburyo arimo aramukumbura kandi bari kumwe. Mama uherutse kumusura yaramubwiye ngo ndimo ndareba Niveke wanjye, kumva ndimo ndamukumbura kandi ndi kumwonsa, ndi kumwe nawe. Dushimiye Imana ko yamukoreye icyo gitangaza, akabasha nabwo kumwonsa. Nabyo mbishimiye Imana. Ntabwo nabona icyo mvuga, ariko turabashimiye namwe mwese mwadutabaye, abaturutse kure, abaturutse hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Natwe nk'umuryango w'abavukanyi ba Gisele turamusabira uruko ridashira, kandi tumusezeranije yuko ari umutware n'umwana. Tuzagerageza gukomeza kubabera abavandimwe nk'uko yabikundaga. Yakundaga umugabo we cyane, ndetse n'umwana we n'umuryango yashatsemo, kandi natwe turabibijeje ko tuzakomeza kubabera umuryango mwiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ngo twe twavuganye yuko mfite
mfite kuza ko hari hashize ibyumweru bikinje ngarutse mu Rwanda. Twari twavuganye yuko ngomba kuza nkamusura nkabona umutware we, ariko nuko Imana ibishatse. Bavuga ko byashize yatwara igihe kinini cyane. Nkatwe nka basaza we, mfite musaza mukuru wanjye nawe uri hanze muri Angola ntabwo yabashije kuboneka. Twari kugerageza nkabona akabishotoninga cyane. Gisele kumuvugaho yari umujyanama ku bamuruta n'abaruta. Gisele yari inshuti. Gisele akenshi yahangayikaga kurusha n'ababyeyi bacu cyangwa se n'abandi bantu abo aribo bose. Ariko wenda basi ahari aruhukire mu mahoro, ntabwo agiye kuko adusigiye Ellen. Ko ndibuka agitwite yambwiye ngo arashaka izina ry'umwana ry'Igiturukiya, yamuhaye hafi amazina 30, ahitamo izina Ellen rishatse kuvuga holy. Kandi Gisele, Ellen azabaho neza. Ellen, kuko wagerageje uko ushoboye kose kugira ngo nanjye aho nari n'ubuzima bwahoraga bumera nabi cyangwa se bukagenda neza, wahoraga umakinga sure yuko turara tuvuganye buri munsi. Ko ndabyibuka ko n'umunsi wa nyuma agenda twari twavuganye ku wa gatatu, tuvugana hafi isaha, twongera sinzi kuri Imana ipanga ibyayo, ngomba kujya mu kazi nyuma ya saa sita, ariko nguma kuri biro amamagara nimugoroba mu masaa 10, nabwo turongera kugira umwanya wo kuvugana nawe neza. Ariko Gisele, ibyo wambwiye byose nzabikurikiza. Yawe namenyaga kuba bwari ubwa nyuma nabona kukumvisha. Imana ikwakire kandi ibikorwa ridashira. Ku ruhande rwa Eric yavuze ngo Gisele mushiki wanjye, biragoye kumva ko ugiye kugeza ubu sindabyiyumvisha, ko udusize gusa Uwiteka niko yabishatse. Mbura ibihe byinshi byiza twagiranye uhereye mu buto bwacu, inama twajyaga, ndetse rimwe na rimwe wagiraga inama nubwo nguruta umunezero. Ibyishimo wazanaga mu muryango kenshi iyo twabaga twicaye twese dutaramye, byose nzabikumbura Gisele. Nakwigiyeho byinshi, ikintu cyiza cyo gukunda Imana, kuramya Imana. Ubikunze ruhukira mu mahoro mushiki wanjye, nkunda, nzagukumbura cyane. Amen. Naribagirwa Gisele, bwa mbere mfata kuri gitari ko nageze muri Turkiya ngira ikibazo cyo muri corona, ko twigiraga online. Ngira pasiteri twari inshuti yanjye yagiraga gitari twari duturanye, njyayo amusaba gitari arayiniza. Note za mbere nazifashe ndi live, Gisele arimo arazinyerekana, yari afite gitari. Ariko icyo watangiye ko ndabyibuka ko n'indirimbo ya mbere nigiyeho gitari yari Umusaraba igisohoka, kandi ndizera yuko icyo watangiye muri njye kizakomeza. Amasomo wampaye wenda umuntu azashaka ishuri yakomeze, wenda yagure, ariko Imana ibane nawe. Nizera ko aho uri mu gitaramo gikomeye cyane. Imana ikomeze ibane nawe. Murakoze cyane.
dukomeje gufata mu mugongo umuryango wa Pasiteri Nsabimana Philippe ndetse n'umuryango wa Innocent. Ndi Marene wa Gisele, yari umukobwa wanjye nashyingiye, niwe wari muto mu bana nashyingiye. Ajya kunsaba kumushyingira ntabwo nabimwemereye kubera ko nari mfite inshingano zitatuma mboneka cyangwa ngo mbohoke mbe namuha umwanya uhagije nk'umwana ashyingiye. Ariko ikiganiro twakoranye namusanzemo ubwenge, ubuhanga bidakeneye ko mbana nawe umunsi ku munsi. Mbona ko ntacyo byaba bitwaye niyo tutabonana physically ngo tuganire, nkabona kuri telefone bizakunda ko nshobora kumuvugisha akambwira ijambo rimwe nkamubwira irindi akumva. Yari umukobwa w'umunyabwenge, abantu benshi babigarutseho. Yari umukobwa w'inyangamugayo, utuje, uzi kujera buri kintu cyose kije iruhande rwe. Yari azi kujera ibintu n'abantu ku buryo kumubonana isura ifite ikibazo ntabwo wapfaga kubibona. Yari umukobwa utangaje, yari yarakuze hakiri kare, ntabwo ubwenge bwe n'ubuhanga bwe byanganaga n'imyaka ye. Twakoranye ikiganiro usanga afite ubumenyi cyangwa ubuhanga mu kubaka urugo biruta iby'umugore umaze imyaka 10. Namubajije icyatumye ampitamo, agenda appointing ibiganiro bitandukanye nagiye ntanga yumva, asoza ambwira ngo iyo nkubonye nkwiyumvamo kandi nkumva ndagukunze. Bituma mfata icyemezo cyo kumubera umubyeyi, kandi yari ishema ryanjye. Ntabwo nigeze numva ngize isoni cyangwa numva umutima wicujije icyatumye mubera umubyeyi mu rugendo rw'urushako. Gisele ajya kubyara uriya mwana igihe kitageze sinabimenye, yaje kwirikodinga nyuma nanjye nari ndwaye, nari nagize ikibazo gituma ndemba. Kwa muganga ku itariki 12, njyewe nari ndiyo ku itariki 13. Ntabwo twese twari turi mu bihe bitari byiza, ariko avuyemo afata umwanya wo kwirikodinga, ambwira urugendo yakoze, ndayifite rekodi ye, ambwira urugendo yakoze cyangwa se rwamubayeho muri icyo gihe cyo kubyara ku kana gato katari kagejeje igihe, ndetse afata n'ishusho. Ni nayo shusho ye ya nyuma afite, ari kumwe n'akana nako kasa naho kari gusakureza muri mikoro y'uburyo yifatagamo. Ambwira ko ubu ngubu akomeye kandi ari mu rugo nta kibazo. Mpita muhamagara turavugana, ndamubwira ngo ndatunguwe. Arambwira yakundaga guca bugufi cyane, yari afite umutima woroheje ku rwego ntabasha kubabwira. Jewe numvaga mbabajwe nuko ntabashije kuba mu nshingano nk'umubyeyi ngo menye ibyo byose, ariko tuvuganye arambwira ngo yakunda kuvuga ngo mother, yakunda kumpamagara mother, ko ntabashije kukubwira icyo gihe kubera ko ntabwo nabashaga gufata telefone. Mu gihe numvaga njyewe nakagombye kuba nari mbizi, ahubwo ugasanga nibifite umutima wo kumbwira ngo ihangane umbabarire ko ntabashije kukubwira ku gihe. Icyari cyo yarazi igisobanuro cyo gukorera Imana. Abantu benshi bamuzi cyangwa bamubona bamutekereza nk'umukozi w'Imana ubikora mu buryo bw'ivugabutumwa ry'umuririmbyi, ariko ntabwo ari aho yarangiriza. Yari umujyanama w'abato n'abakuru, yari umujyanama ku muntu wese abona ko akwiriye kugira inama. Umwana wanjye mukuru w'umukobwa amaze kumenya ko Gisele yitabye Imana, yahise ambwira ikiganiro baganiriye umunsi twigeze tujya kubasura iwabo ari hafi gushyingirwa. Imyambarire y'umukobwa w'umurokore
icyo kintu cyahise kimugarukamo ntashye, icyo kintu yambwiye. Ntabwo namenye igihe babiganiriye, ariko yari umujyanama pe. Ni ibintu yakoraga byari biri mu maraso ye, kandi yari umurimo akora mu ibanga. Hari ikiganiro twaganiriye antuma ku babyeyi bamwe batandukanye, arambwira ngo ngenda cyari muto, ngo nshobora kwegera umubyeyi runaka akambona ko narengereye. Arambwira ngo ariko ngo Marengo, kuko wowe uri mukuru umaze igihe mu rushako, ngo ndabizi neza ufite inzira wanyuramo ukamfashiriza uriya mubyeyi. Ambwira muhe isezerano ko nzabikora. Ntabwo ari umwana warangirizaga imitekerereze ye cyangwa se mu gukorera Imana kwe, ntabwo yabirangirizaga mu gucuranga no mu kuririmba no mu gukora ibihangano. Yari afite ahandi hantu agera harenze aho ngaho. Gisele wamuvuga ntibyarangira, gusa umuryango agize umukobwa wari ishusho y'umuryango. Yari ishusho y'umuryango, yari igisobanuro cy'umuryango mwiza ukijijwe. Ukomeze kwihangana. Innocent abuze umudamu, abuze umugore, abuze umubyeyi, abuze umufasha. Innocent abuze amaboko, ariko Imana ishimwe ko izamubera aho Gisele atari. Ijya ibikora. Ndabizi iteraniro ringana gutya dufitemo ibihamya byinshi by'uko Imana ikintu cyose ikora iba ifite umugambi, kandi ntabwo igikora ibubutse, iba ifite plan B. Imana ifite umugambi wundi wa kabiri kuri wowe n'umwana n'umuryango wose. Komera. Itorero ryacu rya ADEPR tubuze umukristo nyakuri, tubuze umukozi w'Imana, tubuze umuramyi mwiza ubikorana ubuhanga, ubushishozi, ubikora mu mutima wose, ubikora neza kandi bifite impact, bifite umusaruro. Ariko Imana ishimwe ko iyo urubuto rupfuye havuka izindi nyinshi. Ndahamya neza ko uko kugenda kwa Gisele kuzatuzanira abaramyi benshi bameze nkawe. Igihugu kibuze amaboko, kibuze umukobwa, umudamu w'intwari cyari gikeneye, umudamu w'umujyanama, umudamu udatinya, umudamu udasanzwe. Yari afite ibitekerezo byagutse cyane, birenze ibitekerezo umuntu yatekereza ko afite. Gutekereza Gisele ejo hazaza, wamubonaga nk'umuyobozi w'abantu benshi, ariko Imana ishimwe ko ijwi rye, imirimo ye atayigumanye mu mutima, ahubwo yayisakaje ahantu henshi. N'ubundi nta kabuza igihugu kizakomeza kugira amaboko yagutse. Gisele twamukundaga, tuzakomeza kumukunda, azakomeza kuba mu mitima yacu, kandi tubyerekanisha ibikorwa by'umuryango asize. Imana imuhe ibiruhuko ridashira. Murakoze. Nibi mama naho akagira akabyumva bitewe na sase yabimubwiyemo. Yari umuntu uca bugufi, kandi akamenya kugira abantu inama. Mukuru we arabizi, Solange arabizi cyane. Hari utubazo bagiranaga n'abandi baturanyi, akagenda akicaza abantu, akagira ukuntu kavaringa ibintu. Kuvuga yari afite ubwenge bwo kugira ukuntu ahuza abantu. Nubwo wamushungaga akakureka ukabanza ukavuga ibyo uvuga, n'akakwereka ibikwiye kandi ukumva n'ukuri. Byaratunguranye ku munsi wo gutaha ko twarirwanye
ariko wagira ngo no muri iyo minsi ibyo yimurimo kuko yatashye kuwa kane, umwana yari yujuje ukwezi kwa kabiri, ku munsi wo ku cyumweru ubanziriza urupfu rwiwe, naho umwana twari kumwimuhira uri hanze, umwana afite akagiripe, arangije arampamagara ajya azenguruka mu cyumba cyose arimo gusenga, arimo kumpamagara yashakishe yambuze, abona umwana ari kuzana amacandwe mu kanwa, afite n'utugiripe mu mazuru, akagira arimo kugira nyine ngo umwana hari ikibazo abaye, aza yiruka ashaka aho tubonaniye. Niho nahise nicara kuri moto, twari twagize amahirwe ahantu twari turi hari moto, twirukankira kwa muganga, twibagirwa Umvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Mfata umwanzuro ugenda iyo nzira y'agakiza, muramara amasaha kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hagiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hagiriye umumaro ntazibagirwa. dusabe n'abagenzi kubera ko amasaha yashize.
goes out to her family, and that God's grace will be with them, and that they will know His love. gusenga ikindi bashobora nyine gusakaza ubutumwa bwiza n'umuntu akoze igihangano please go and kandi kugira ngo Imana izakomeza kuba hafi natwe ubwacu reka dusenge nyakubahwa Mana yacu reka tugushimire umushakazi wawe wakunze kutara tutaye ku marangamutima yacu dufite ukabona ko ikiza kurushaho ariko umujyana tworoheye kwakira inkuru n'iyi cyane ko mu buzima bwacu igihe cyose ariko wararunesheje kandi birika tubwira ngo nitubabara tubabare nk'afite ibyiringiro kuko tuzi ko umwami ubwazaza abasinziriye bizeye akabahindura bagasa nkawe bazahunze n'ibyiringiro by'abizera ibyo tubyibitseho kandi biradukomeza agahinda ni kenshi biragoye kubona ijambo riravuga mu gihe nk'iki biraguhuriza umuntu ku rwego rwose yaba ariho kandi urabishoboye Imana ubikoreye benshi dufite ubuhamya bwinshi wagiye ubera benshi umubyeyi wabaye hafi mu bihe bitandukanye gukomeza tujya hariya umubiri we tugiye kuwushyira harindiriye kuzumvira impanda nabwo Mana duherekeze wabanye natwe dutangira kino gikorwa kandi uri kumwe natwe kugeza dushoje amen.
kandi gukomeza kwihangana no gukomera muri bihe bitoroshye byo kubura uyu muhanzikazi Gisele Precious, yaba ku muryango we ndetse no ku gihugu muri rusange. Mwese mukomere kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, nshuti bakunzi ba Rise Up Media TV.